wa mubyeyi we singukunda sinzigera ngukunda ndakwanga nunayibura umenye ko nkwanga umva urwango ngufitiye ntiyo wapfa ku munsi w'ikiro cyawe sinzigera mabo n'ubu ngubu ndamutse mpuye na moto hari yamugonze nukuri ko Imana ndarahiye naco ngakomeza Dia uraho neza mwana wa amakuru neza ni mama Diane mama wawe nagusuhuzaga ndagukumbuye cyane ndashaka yuko uzaza mu rugo tukaganira icyakubabaje cyose tukakiganiraho nana urankunze tera ibyabaye byose ukabyirengagiza ukanabireka yaba ubwo bwenge bufite byari kuba ari byiza ubwenge bwo ndabufite azanyica niwe mugamba afite njyewe ndabizi isaha n'isaha niteguye ko zanyica njyewe nishatse no kwiyahura kubera uriya mwana kandi amaherezo nziyahura oya ntuziyahura ngomba kwiyahura kuko birarenze umwana wanjye isaha n'isaha njyewe mbona tunahuye nka nimugoroba ubwanjye njye mbona yangubanuza abana banjye mba nasize mu rugo bakajya kumva bakumva yanyishe naguye hanaha ndababaje kuko mureba nabi njyewe nziyahura uko bimeze kose njyewe nziyahura pe yarananiye yagize naho ambwira ati mama nzagukubita pe nzagukubita muvune ukuboko kuko ntago ngukunda nta nubwo nzigira nanagukunda mu buzima bwanjye uyu werekana ikariso ni Diane nyine ngo bamuhe 4,000 niwe yerekana ikariso bakamuha 40,000 reba rero urupfu apfuye rwo kujya agenda yambaye ubusa ngo akurikiye amafaranga 40,000 umukobwa wibyariye umukobwa nibyariye ese ibi bizamugeza kuki agenda yerekana Slim Jesus. Reka mbahereze ikaze bakunzi bacu. Slim Jesus TV ndi kumwe n'umubyeyi tugiye kuganira n'umubyeyi tugiye kuganira ko tuzaza kuganira ibintu byinshi cyane bijyanye n'ubuzima bwiwe. Umeze gute mamacu? Ndaho meze neza nguhaye ikaze. Murakoze nanjye ubu ngubu nicaye aha ngaha ndi mu buzima bubi bubabaje rwose. Yego bakwita ngo iki? Nanjye nitwa Uwimana Rosa. Yego Uwimana Rosa tugiye kuganira cyane tuyakorana turaza gushingira kuri video y'umwana wawe w'umukobwa ejo bundi wakoze ikiganiro arimo aravuga ndajya ngo nkwereza kano kantu banza wumve amagambo yavuze none tuyashingira dukora ikiganiro. Wa mubyeyi we singukunda sinzigera ngukunda ndakwanga nunayibura umenye ko nkwanga umva urwango ngufitiye ntiyo wapfa ku munsi w'ikiro cyawe sinzigera mabo uvuze ntiyo yapfa ku munsi w'ikiriyo cyiwe ntago nzaba mari n'ubu ngubu ndamutse mpuye na moto hari yamugonze nukuri ko Imana ndarahiye naco ngakomeza. Uyu ni ubutumwa wagenewe n'umwana w'umukobwa wawe wabyaye ubutumwa bwakiriye uti? Ubutumwa mbwakiriye neza njyewe umwana wanjye ndamukunda ariko aranyanga. Akwangira iki rero? Nanjye simbizi ntago mbizi ubu ngubu. Umwana wati wa mubyeyi we ahantu hose niyo nasanga bakugonze sinatabara. Ese ni iyihe mpamvu y'urwango rwanyu? Ndagira ngo dusubane nk'inkomoko y'urwango rwawe n'umwana w'umukobwa. Jewe umwana wanjye pe ntago mwanga. Umwana wanjye ndamukunda nubwo agenda avuga nsebya. Ngira nta kibazo. Wabyaye abana bangahe kuki uyu ngo ari we wavuyemo akakwanga? Njye abana banjye ni 4 kandi njye abana banjye nta kibazo ngirana nabo kereka umwana umwe wenyine niwe wavuyemo ambera ikigoryi yambereye ikigoryi ubwo ngubwo atangira kwiga uburara
nubwo ubwo bukene bwabaho yewe ariko yakwihangana akarya ibyo mama azanye, yego ariko yarananiye yagize naho ambwira ati mama nzagukubita pe, nzagukubita muvune ukuboko kuko ntabwo ngukunda nta nubwo nzigira nanagukunda mu buzima bwanjye. Nanjye nicaye mbizi yuko umwana wanjye atankunda, tunahuriye no mu muhanda rwose byo ndabizi bwo yankubita pe, yankubita akankubita ariko by'intangarugero. ni umukobwa gusa, niyo mukobwa nyine wabyaye? Abakobwa bari 4, umuhungu ngira n'umwe. Ubu nsigaranye abakobwa 3 na Diane nawe ni wa 3. Nani wa 3? Buriya ahehe ubusanzwe kugira ngo mutandukane muheruka kubana ryari? Diane si ubwo se muri za 2 seje bundi muri 2024 muri 2024 niyo twatandukanye n'ubu nta nubwo nzi n'iyabo, ntaho nzi pe, ntaho nzi, ariko ndamutse ngiye mubonye nanamusaba n'imbabazi, ibyabaye byarabaye, ubu ngubu nshaka kuba nakwiyunga n'umwana wanjye ariko ndikumva atarimo kubishaka. Imbabazi kwa mukoreye iki? Ngewe namusaba imbabazi nkamugusha neza kubera nyine ko ari umwana, njye ndi umuntu mukuru. Yego twinjire rero mu buzima bwanyu bwabaranze. Uyu mwana ati ntabwo yigeze umuhereza urukundo rw'ababyeyi, none ugiye kunsobanura imva nimba nari ikiganiro nigeze kumva mwakoze muvuga ngo uyu mwana waramufashe ngo ujya kumureresha indaya, cyangwa oya ngo wabanaga n'indani ko nabyumvise, ubundi byagenze bite? Uwo mwana njyewe umwana nahuye n'ubuzima ni nk'ubwo bwose, ubuzima bubi. Nta kibazo butuganiriza. Ubwo rero papa wiwe yari amaze kuduta mu bukode, ubwo ngubwo yahise afata ibintu byose arabitwara, harimo n'imetso yewe. N'imetso nayo yarayitwaye. Alo? Bite se? Umeze neza? Alo? Nandi kumwe na mama yashaka kuvugisha, nkumvugisha. Diya? Nandi kumwe n'aba televiziyo baba bari gusakuza, mbwira ntari binasohotse. Diya? Uraho neza mwana wa? Alo? Uraho neza mwana wanjye? Alo? Ndi kukumva. Ndi kukubwira. Muraho neza? Amakuru? Neza. Ni mama Diane. Witwa Diane? Ni mama Diane, mama wawe. Nagusuhuzaga ndagukumbuye cyane. Nagusuhuzaga kandi ndashaka yuko uzaza mu rugo tukaganira icyakubabaje cyose, tukakiganiraho nk'umwana wanjye nkunda. Nana urankunze sera? Ibyabaye byose ukabyirengagiza ukanabireka. Ukanabireka biriya turimo, iriya mikino turimo ntabwo ari myiza mwana wanjye. Yaba ubwo bwenge bufite byari kuba ari byiza. Ubwenge bwo ndabufite rwose. Sawa nta kibazo rwose. Uri tayari? Nta kibazo ngewe naribi. Ni ukuri urakoze cyane mwana wanjye, ndishimye. Sawa nta kibazo. Okay Diane. Alo? Ngiye nakubwiye. Yeni Slim Jesus twari turi mu kiganiro na mama wawe. Navuga ati reka muhamagara umukobwa, ejo ndarampaye nimero zawe ndaguhamagara, numva uri kuri moto nitwakumvikana.
ariko tubwira ukuntu bimeze nyine ariko se nakize gutya mbona uri kuvuga ngo mama uramwanga kuki mwanga koko umubyeyi atarakureze wanakura agakomeza akakwanga urumva umwana akurana igikomere sibyo rero kuba naravuze kuriya pe wenda amusose wenda nakoze wenda n'amakosa ariko nyine ku side yanjye wanyumva ari nkawe kuba ufite umubyeyi ariko atakwitaho nyine cyangwa anagukunde akwereka urukundo kandi harandi bavandimwe bawe ufite akunda ukibaza ati se si mama wawe wenda nshobora no kubivuga kuriya kuko umujinya pe byumvikana birumvikana cyane yego birumvikana nkabivuga ko yenda kumujinya nyine first of all nge wari n'igihe umuntu wenda nakurana turomamana yakuze ukuntu umuntu yakuze yumva abantu bamwe bavuga ngo mama we ntabwo utamufite ukarenda ukuru ukagira nk'imyaka ufite utarahamagara ngo ma uzi ukuntu bibabaza ndabyumva birababaza cyane noneho first of all ukuntu ari abari side ya papa we na mama ugasanga bose ukuze ubabonye ukuze ibyo bintu birababaza yego no yuko nanafite turamatungiye y'ukuntu nshobora kuba yenda narakuze gutyo n'ababyeyi banjye mbona hafi niyo mpamvu numva nyine wenda aho nari mbakeneye sinababonye yego niyo mpamvu numva aho ngeze n'abakeneye kubera ko ahantu nari mbakeneye sinababonye yego rero ngerageje guhamagara umubyeyi akakubwira amagambo mabi mani birababaza byahatari rero nyine nahisemo kumubwira ati njyewe namubwiye ejo bundi ndamubwira ati siba nk'umwana wawe nanjye ngusibe nka mama wanjye nyine kuko revo ngezeho ndumva ntabwo nkeneye ubundi burere bw'umubyeyi ubwo mfite burahagije nyine ni uko kuko nyine ndakuze ndi mukuru imyaka mfite niyo irahagije yego igitekerezo kumusaba imbabazi se basi ku magambo wavuze ejo bundi nkamusaba imbabazi oya njye nta kosa mufitiye kuko njye niyo ndeze n'iryo kosa afite kandi njye ntaho namunaniye ubwo ngo niryo kosa afite okay none se Dia urifuza tubahuje akagusaba imbabazi wabyemera nyine njyewe nta nubwo numva nshaka guhura nawe tuwa musori nyine ntabwo ndumva mu mutima wanjye ndabohoka kubona ahura nawe mwumva ibintu byose ari amahoro yego ntabwo nyine mu byakunda so biramutse bikunze nshobora kubisiporuta nyine nkabyumva nabyemera ariko ubu ngubu ntabwo izo ntege nyine nzifite ubu ngubu biragoye cyane nyine umutwaye sinzi ibintu birimo tu none ngereka nzakwiyamagare twikorane ikiganiro basi biramutse bikunze twakorana nta kibazo bikunze nibikunda ndaza kuza kuguhamagara nyuma y'ikiganiro tubivuganeho nta kibazo murakoze sawa urakoze sawa okay uri kumva ko uyu mwana aravuga ati ikosa ufite ntabwo wigeze umurera nk'umubyeyi wakundaga abandi bana we n'umukunde kubera iki rero bahoka rwose utubwire mukecuru kuki umwana utamukundaga kandi abandi bavukana warabakundaga kandi we akaba atarigeze agira amahirwe yo guhamagara ngo mama abandi bahamagara mama wowe kutubwire hagati aho ngaho ari kumbeshyira nta kuntu wabyara abana none ukamwanga wamwanga utese kandi ari amaraso yawe ibyo byose abuze ibyo akubwira arakubeshya njyewe umwana nahuye n'ubuzima nongere mbigarukeho ubuzima bubi isi akimara kubona mu bukode akimara kuguta mu bukode asa abana bawe ko ari bane bose bavukana bafite papa umwe ntabwo bava indimwe abana bawe bose ko bavukana bafite sankunganiriza nuko ngo Diane avukana nande mu bana bawe Diane buriya papa we ni umwe gusa ni umwe gusa ubwo abandi bari mu rugo bafite papa wabo umwe bari batatu yego none se papa wabo yagushatse papa wa Diane yagushatse ufite abandi bana batatu njyewe papa wa Diane yanshatse mfite abana bane Diane abasa ari uwa gatanu
Diane aza ari uwa gatanu. murabyarana. Ego. Nuko ngo yakubyaye Diane, papa we yagutaye Diane amaze kugira imyaka ingahe rero? Papa Diane yanaye. Diane yari afite umwaka n'amezi 5. Yego. 5. Yego. Ubwo amaze hajemo mbese akabazo ko gushwana, agiye kunkubita. Akazagukubita papa we? Yagiye kunkubita nyine ari nimugoroba, nahise nsohoka njya kurara mu baturanyi ndi kumwe na Diane. Yego. Ubwo ngubwo nagarutse mu gitondo nsanga se wa Diane ibintu byose yabihambiriye yabitwaye. Ubwo nanjye ndaza ndumirwa, nta kintu yasize mu nzu, n'agasambi ko kuryamira. Naramburaga igitenge hasi nicyo twararagaho, ikindi tukakirosa. Ubwo rero umwana yari akiri muto yapenda bizi. Noneho ubwo ngubwo ndamutse mbonye akazi ko gukora naha ko kujya mpembwa 10,000 ku kwezi. Ariko nyine hagati aho ngaho nakoraga naha. Ubwo ngubwo umwana musigira umudamu twafatanyaga ubukodi. Nawe yari afite umwana rwose muto ujya kungana na Diane. Ngo nkajya mbyuka mu gitondo nkajya mu kazi nkamusigira mugenzi wanjye. Ariko mugenzi wanjye mu by'ukuri ntago namushinza, ntago ari indaya. Nawe yakoraga uturaka two gufura. Ariko nyine ko Diane yagendaga uwo muheka yamushyiraga imbere Diane bakagenda bagafura. Nanjye aho nziye nijoro ngasanga umwana wanjye yamufashe neza nta kibazo. Wakoraga iki? Nakoraga akazi ko mu rugo, ariko nakoraga naho. Nageraga mu rugo nka saa 1 saa 2 za nimugoroba. Ubwo rero bigenze gutyo mukuru wanjye wo kwa data wacu abaraje mari asanga uwo mudamu. Rangije aramubaza ati se murumuna wanjye ari hehe? Ati murumuna wawe ibibazo yahuye nabyo warabimenye? Ati hoya, umugabo amutaye mu nzu anamusahuye, n'inzana yisigamo amezi anitishyuye. Ubu ninjye yishunze tujya dufatanya ubukode bw'abandi, utazajya arara muri za ruhurura kandi ubona afite umwana. Ubwo rero ninjye uhari. Ngo none si umwana waretse nkamutwara ko n'ubundi ari uwa murumuna wanjye. Ubwo ngubwo umwana aramutwara amujyana mu cyaro. Hari kera nta n'amafaranga nari mfite ku buryo nari kugenda nkahita mugarura. Abandi 3 babaga he? 3 bari bibereye kwa nyirakuru. Yego, dukomeze tugaruke. Yego, abaramutwa mujyanye mu cyaro Diane. Abamujyanye mu cyaro aramunyibye sinanamuhaye rwose. Yaramunyibye. Diane bamukwibye kiri umwana. Mukuru wanjye yamunyibye yujuje umwaka n'amezi 7. Yaragendaga ari mukuru. Yego. Yaragendaga ari mukuru. Ubwo ngubwo kera hari za tuvugane arizo tuvuganiraho. Kazi ndagakora. Ubwo nyine mura n'ubuzima, ariko ndihangana. Igihe cyajya kigera nahembwa nkacamo 2 mwoherereza umwana 5. Nubwo nayoherezaga abavandimwe b'ikigihe nabo ni ibisambo, ntabwo bigize bananshima, ahubwo baneshaga umutwe. Mu kunesha umutwe rero kwabo ni gute? Baranukaga bagashaka yuko umushahara wose najya nkuboherereza. Gute se naboherereza ibyo 10,000? Kuki batatekerezaga yuko ndi mu bukode? Ibyo 5 nasaguraga ko twafatanyaga n'undi mudamu kwishyura iyo nzu. Iyo nzu twayishyuraga 6,000 ku kwezi. Ubwo ibyo 5 nafatagaho 3 nkahereza mugenzi wanjye tukishyura inzu 6.
bibiri bisigaye nibyo naguraga agasabune utuvuta two kwisiga kuko ahantu ntabwo nafuraga umwenda wanjye nabwo nayifuraga nijoro ntashye. ubwo rero abavandimwe bangenza gutyo kandi kera hahozeho ubuvandimwe mw'ubwo waba urwajije umwana bwaki mugenzi wawe akakubwira ati zana uwo mwana tumukamire inshyushyu anywe umwana agira ubuzima bwiza. ariko noneho batumye n'umwana wanjye anyanga bitari ngombwa njye ntabwo nataye umwana wanjye. niyo mpamvu nyine bashakaga ko nzajya mbaha uwo mushahara wose nakoreraga. urumva njye nabahaye ko ubushobozi burimo kuboneka. ubwo umwana yageze igihe arakura ajya muri garidiyeni barampamagara ati umwana akeneye amafaranga y'ishuri rya garidiyeni. ndababaza se amafaranga akeneye na babandi batatu babaga kwa nyirakuru ubyarana kwa nyirakuru w'umugabo biberaga kwa nyirakuru ubyara umugabo wawe ubyara umugabo wanjye twababyaranye. noneho Diane we ajya kwa murumuna wawe. icyo gihe ntabwo bari bafite nyirakuru wenda cyangwa ntabwo bari bafite ababyeyi wowe. njyewe ababyeyi banjye bapfuye kera nari mfite imyaka 23 niho mama wanjye yapfuye. papa we yapfuye mfite imyaka 10. yego ubwo rero babagiye kwa murumuna wawe murumuna akazagutesha umutwe ati ohereza murumuna wawe agera aramukwangisha cyane. murumuna wanjye yageze n'aho amunyangisha cyane bamushyiramo n'ibintu bibi cyane. ubwo ngubwo amaze kwiga arangije garidiyeni abagiye mu wa mbere akajya nyuma nkamwoherereza ibikoresho na mituweli nayo nkajya nyishyura 3. ubwo umwana bamaze gukura bagiye mu wa 6. bagiye mu wa 6 bahita banumaho umwana akeneye kode yo gukoreraho ikizami bakimuhe. ubwo mpita nyine mushakira kode kugira ngo bamuhe ikizami cya nyuma. ubwo ngubwo kode nyine ndayiboherereza. ubwo warangije gukora icya leta pirimeri nyine ukabaje i Kigali. aje i Kigali rero asanga n'ubundi ni bwa buzima nyifite. asanga ni bwa buzima nyifite. afite imyaka ingahe? yagarutse i Kigali afite imyaka 14 nyine arangije mu wa 6. araza i Kigali aza kuba asanga uracyari muri bwa buzima. asanze nanone nta cyahindutse nyiri muri bwa buzima nta kindi kigize gihinduka. mu kumunyoherereza nabo babonye batabona amafaranga yo kwishyura segonderi. ubwo rero nanjye agatangaho nabonye kwicarana umwana w'umukobwa urangije mu wa 6. nanjye mbona yuko naba nkoze amakosa ndi umubyeyi. ubwo rero nakoze iki? nahise niyambaza umubyeyi amunshyira mu ishuri. maze kumunshyira mu ishuri amushakira n'umushinga uzajya wishyura 5 we akashyiraho 10,500. umwana nyine ariga. ubwo ahagarara kwiga ageze mu wa 2. mu wa 2 na nyine uburara nyine burakomeza buranga. bukeye umubyeyi aravuga ati se uyu mwana ubundi nkomeza kurira ubundi ko mama we ahari kaba mu rugo iwe ari hano hepfo ubundi ndimo biki nimba nzi muhamagare mama azamutware. ubwo ndagenda. maze kugenda umwana yahise ajya ku kagari abwira sedo ati aho banderaga bambwiye ngo ningende banyirukanye. sedo bahamagaye uwo mubyeyi. maze guhamagara uwo mubyeyi
ubwo ngubwo arisobanura aramubwira ngo uwo mwana njyewe nta kibazo dufitanye, mama we tuye hano hepfo, njye ndashaka yuko asanga mama we kuko arimo aritwara nabi aho ngaho iwanjye, arimo aranywa inzoga yabaye umusinzi ruharwa, agataha mu rugo isaha yose ashakiye. ubwo ngubwo rero bamuha gitifu aramunzanira, umwana nawe bacikira mu nzira. Abacikiye mu nzira gitifu abaje mu rugo arabimbwira ati Diane ndamuzanye ariko nshikiye mu nzira. None se agucikiye mu nzira gute? Ego ni ejo bundi afite 20. Ejo bundi afite 20. ubwo ngubwo gitifu ati arancikiye mu nzira ariko nari mukuzaniye. ubwo ngubwo ikibazo cyongera kuza uze kumamagara hanyuma rero tuvugane. mwene namutegereje yagiye ntabwo yigeze agaruka mu rugo, ngo nahise mpamagara gitifu ndabimubwira, arambwira ati mwihorere gutegereza ubwo azaza, yataza ubwo nyine nuko nguko tubifate gutyo natwe tuzareba amaherezo ye. ubwo nuko bimeze gutyo rero. yaragiraga nubuhe nubwo kunywa inzoga gusa? yanywaga inzoga cyane, nyine yarabaye ikirara. inzoga ntabwo ari uburara. sinzi njye rwose, njye nabibonye gutyo, njye ntabyo nzi pe, ntabyo nzi. nanjye ni uwo mubyeyi wabivuze. ubundi n'ibindi yakoraga bitari byiza byibuze? hari n'ibindi yakoraga bitari byiza? ntabyo nzi ariko umwana yitwaraga nabi, ntabwo yitwaraga neza, mbese nk'abana. icyo gihe bamukuzana ntabwo yigeze aza ngo agere mu rugo? ntabwo yigeze agera mu rugo. hanyuma rero abo bana batatu baraje muri abana? abana mu rugo barahari 2, ubu ndi kumwe n'abana 2. umuhungu wanjye ba Uganda niho aba. yego. none we kuki iyo avuze ko wenda ubyumvishe ku ruhande rumwe ushobora kumva ari byo, ati wenda bikurikije ukuntu wambwiye ko uriya mukobwa Diane we yavukaga ku mubyeyi we wihariye utandukanye n'abo bana, kuki wajya gushaka wenda undi mubyeyi kandi wari ufite abana 3 ukajya kumushakiraho undi? yewe ni kwa kundi nyine umuntu abona nyine urugo rwa mbere rumunaniye, agapima amahirwe arebe nyine ko ayo mahirwe yagira icyo abyaramo. ubwo rero nanjye mbona byose birimo biranga. nabonye bimaze kwanga, nahise mparika nyine sinongera gushaka abandi bagabo. ubu nanjye ndibana nyine mu buzima bwanjye bubi, ariko nyine nuko nguko nyine bimeze. ukimara kumva buriya butumwa umukobwa yakugeneye bwa mbere ubona iriya video, wari uri hehe? byagenze bite? njyewe nabaga mu bukode nta kibazo. nta kibazo nyine ko nabyumvaga. nyine iriya video uyibona byagenze bite? wayakiriye ute? ntabwo njyewe nshimishije, ntabwo yanshimishije cyane, kuko nta kuntu umwana yakubwira yuko akwanga ngo nawe wishime. wakwishima utese umwana akwanga? uba ufite n'ubwoba yuko agomba no kuzagutera n'icyuma isaha n'isaha. ashaka kukwica umwana wawe? ashaka kunyica nyine. hese umwana yakubwira ngo yumvishije none apfuye ngo ntabwo yajya ku kiriyo cyanjye, ubwo urabyumva ute? no kunyica nyine bigomba kuziraho nyine. icyo nzi icyo azanyica pe, azanyica. niwe mugambi afite, njyewe ndabizi. tugago kazakwica isaha n'isaha niteguye ko azanyica. kuko narebye kwiyahura
ukuntu abana mfite ari batoya mbona ko bitashoboka yego ndimo nyine ndihangana ndebe uko abana banjye bakwigira hejuru mbonye bamaze gukura pe kugira ngo umwana azanyice urw'agashinyaguro yego naromboreza mu ruzi najya kwiyahura oya wigeze washatse no kwiyahura kenshi cyane njyewe nashatse no kwiyahura nashatse no kwiyahura abantu bagenda banganiriza bakambuza ati ihangane wa mubyeyi ihangane umwana nkuriya ntazatume wiyahura nkagendera nyine ku mabwire y'abantu bambwiraga washatse kwiyahura kubera umukobwa njye nashatse kwiyahura kubera uriya mwana kandi amaherezo nziyahura oya ntuziyahuri ngomba kwiyahura kuko birarenze oya kuki ugomba kwiyahura none se umwana wanjye isaha n'isaha njyewe mbona tunahuye nka nimugoroba ubwanjye njye mbona yangubanuza yesu urumva abana banjye mba nasize mu rugo bakajya kumva bakumva yanyishe naguye aha n'aha yego mu bintu abana banjye batazi yego bicaye aho ngaho biteguye ati mama yagiye guhaha aratuzanira ihaho bajye kumva bumve inkuru mbi ati mama wanjye yapfuye ese umubyeyi wanjye yishwe n'iki hati ni mukuru wanyu wishe umubyeyi wanjye none se ubu ngubu koko bavandimwe inama mwangira ni iye ko njye mbabaje ntabwo twakugira inama yo kwiyahura genda ndababaje kuko mureba nabi njyewe ndiyahura sinzagira ubukene mfite ngire noneho n'ibyo bitutsi agenda nuko impande n'impande njyewe nziyahura uko bimeze kose njyewe nziyahura pe nziyahura rwose kubera umwana wawe kubera umwana wanjye hari igihe ugeze urira kubera we njyewe nararize cyane agahinda karanyica ndavuga ati mwana koko ubu ngire ne muri iki ubu koko ubamo n'amafaranga amafaranga 500 cyangwa 200 ubundi ngende niromboreze mu ruzi nzaba nduhoreye ruzahita runyica neza ruhita runyica kuko umuruho mfite ndabona nta wundi muntu ufite wanjye mfite umuruho uteye ubwoba mana ndaremerewe cyane basi uri umwana uretse kukwanga iyo yaronse akabona n'icyo gihumbi ajya koherereza icyo gihumbi se cyo naba nakibonye heye yabanjije se akanyereza na 500 yo kugura n'ubwo bugari ese ujye umuhamagara ngo umubwire ati mwana wanjye ko mu rugo byakomeye ndakubwira njyewe ndamuhamagara akambwira ngo mva ndakwiyamye ntago wambyaye genda ujye gusaba abagabo bawe genda usabe abagabo bawe njyewe ntabwo ndi umwana wawe usaba nta mafaranga nguhaye iyo ushaka ugenda upfe baguhambe bazi umwana njyewe nabyaye akambwira gutyo biteye ubwoba gusa birarenze ubu njyewe namuboneye n'ahantu kure nta nubwo nanahaca umubonye ahantu ari njyewe ndabubera nk'umuntu w'igisambo nkamuvira mu nzira kugira ngo atankubita wenda nk'umugeri wo mu ngusho kuko dore ndanisaziye umuntu w'imyaka 48 nta mbaraga mba nanafite n'ibyo byose nta mbaraga mba afite bitewe n'ubuzima mbayemo toroshye bukaze reka mfe nk'ukwereka ka video sinzi nimba ndi bubone ukuntu nakwereka neza ndabona ari kwitambika ukuntu uyu werekana ikariso ni Diane nyine ngo bamuhe 4,000 bamuhe 40,000 niwe
Ibyo warayibonye? narayibonye akuramo igutya yerekana ikariso y'umutuku ngo bamuha 40,000. Negeza mikoro hejuru. Uyu niwe? Uyu niwe ageze naho akuramo ikanzu. Ikanzu. Akerekana ikariso. agira naho akuramo. Akira rero. Gende kubona atariwe. Niwe? Oya. Je nabonaga badasabwa n'umuntu abimbwiye. Rero wari we? Niwe wambaye akanuza akajipo k'umukara. Niwe yerekana ikariso. Bakamuha 40,000. Reba rero urupfu apfuye rwo kujya agenda yambaye ubusa. Ngo akurikiye amafaranga 40,000. Umukobwa wibyariye. Umukobwa nibyariye. Ese ibi bizamugeza kuki? Agenda yerekana umubiri Imana yamuhaye. Dorarerekana n'amatako hose. Ubu se koko Mana ndababaje. Kamugabanyiriza volume. Ndababaje. Yego. Ngewe Mana kavuyemo. Dore ngaka desi. Umukobwa wawe. Uwo Mana ngewe ndababaje kubyara umwana nk'uyu nguyu ari uwa gatatu mu bana banjye. Agakuramo umwenda yerekana ikariso yambaye kwa Isa. Bakamuha 40,000. Ubu se ko bayamuha kuki atanyitaho? Nizihe mpamvu kweri? Azi ko nirirwa ubusa nkanaburara. Bari hafi no kunsura no mu bukodi. Uyu mwana koko unyanga nzabigenze ni rwose bavandimwe. Biteye ubwoba. Agiye kugusohora mu nzu n'agahinda. Arimo arambara ubusa akamuheza 40,000 akanabirya wenyine. Basi yabaga basa naguhaho hari icyo byari kugutwara. Na n'ijana rwose ajyamereza wapi. Kandi ubu ngubu mubwiye yuko ayo mafaranga yabona banaburaye cyangwa nanabwiriwe. N'ubukode nabwo wenda no kunsuramo nabuze n'ibyo 20,000 byo kwishyura. Urumva cyara umuntu byaraga umwana gukura ku murimo mubi w'ubukene. Ariko noneho Mana ngo ni ikibazo gikomeye kinakaze rwose. Kujye mu busayereka abantu we ku 40,000. Bamuhaye 40,000. Yerekana ikariso. 40,000 arabifata. Nimumbaze rero, ahanayashyira. Sinzanayashyira pe. Sinzanayashyira rwose nagayama nanayama. Urumva? Umukobwa ari gutaha kwerekana ubusa bwe ku karubanda. Nyine rimwe arabwerekana ubusa ku karubanda. Nyine ni ukunsebya urebye. Nubwo arimo kunsebya ariko ngomba kwihangana nyine nkabirebesha amaso. Ubwo nakomeze nyine ibyarimo namubwira iki? Kuko ntacyo narenzaho ngewe. Bakanakomojeho ngo bagiye barenda kugukura mu nzu. Inzu benda kugukuramo uyishyura ngahe? Inzu bagiye kunkuramo nagihejeje ni 20,000. Nagashamburete mbamo. Agashamburete mbamo rwose. Agashamburete. Niko mbamo. Ukuntu hano ahise yigira. Ayibonye akimara gukuramo urabona ukuntu ayikuyemo akahita yizunguza. We uri kubibona? Namubonye rwose. Yakuyemo nyine arizunguza. Arizunguza nyine ubwo amafaranga 40,000. Ayakenyereyeho ngewe ndi kurarira amazi
n'inyoni. ariko umukobwa ndabona ari na mwiza buriya nuko ujya akanakwereka byibuza n'umugeni. Uwo mwana se uwo mwana ngewe yanankundira yankundira ubundi yankundira rwose agafata uburere hari ikintu yongeye kwita nibaza kimwe. Uyu mwana niwe bucura mu bana bawe? Umwana wanjye ni uwa gatatu. Kwavuze ngo avuka ku mubyeyi umwe gusa, wowe wa kane wundi yavuye nako abandi babiri? Abo babiri nababyaye nyuma ye. Nuko ngo wabanje gushaka umugabo wa mbere urugo ruranga, urangije ushaka uwa kabiri mubyarana Diane arakwiba, papa niwe wakwibye nyine ibintu, none ubwa gatatu ushaka undi mugabo. Yigo njyewe nashatse umugabo wa mbere, tubyarana abana babiri bahuje, umuhungu n'umukobwa. Yego. Ubwo ngubwo dutandukana n'uwo nguwo bashatse papa wa Diane. Papa wa Diane rero nawe agenda uko nguko nyine n'ibyo bintu byose byo mu nzu agenda uko nguko. Ubwo rero abo ngabo nababyaye nyuma. Babyaranye n'undi mugabo? Nababyaranye n'undi mugabo nyuma. Ako cyangwa n'abagabo batandukanye cyangwa n'umugabo umwe? N'abagabo batandukanye, ubwo n'abagabo batatu nashatse. Nuko ngo hari papa w'abana babiri ba mbere na papa wa Diane ndetse n'undi mugabo wundi mwabyaranye abandi babiri. Muracyari kumwe? We nawe yaragiye sinzi niyo yagiye, yiba nariho ntabyo nzi, yiba yaranapfuye nanjye ntabwo mbizi. Abagabo bakunda kugusiga se urano kubereza? Ni ukuri kw'Imana nanjye simbizi pe, ntabyo nzi nanjye ubu ntabyo nzi rwose. Ntabwo mbizi pe. Yego. Uyu mwana akomoza ati ntabwo nigeze mbona urukundo rw'ababyeyi. Ese kuki mutigeze mugerageza kwamwa mu rukundo rw'ababyeyi ngo arubone? None se uwo mwana ko urukundo arukura kuri se, ese akaba yaradutaye mu nzu anadusahuye ibintu byo mu nzu, ubwo urumva nyine urukundo njyewe namuha ntabwo rwaba ruhagije kuko ababyeyi duhura n'ibigeragezo n'ibibazo byinshi, abana b'abakobwa ntabwo bajya batwiyumvamo, abana b'abakobwa. Yakuze rero abyiruka atari kubona se, kuko njyewe ntabwo byari bihagije, niyo mpamvu arimo no kungaraguza agati mu jisho. Papa yaba ahari ntabwo byari kuba, ntabwo byari kumera gutya. Mbere uko akora iriya video avuga ko akwanga cyane, harashize igihe kingana iki mubonanye? Kariya akavido agakora kwa nyanga, urebye se si akejo bundi, ni akejo bundi angana kuri afite 22. Nyine yego agakora icyo gihe nejo bundi agakoze kwa nyanga nyine. Ndakwaza mwari muherukanye ryarashize igihe kingana iki mutabonana? Ni ukumubona gutyo yabanjije gukora muri ako kabari kaho ngaho kuri Pefa. Yabanjije gukora mu kabari? Yabanjije gukora aho ngaho mu kabari ka Pefa. Ubwo nyine ari n'igerega twigize no guhura, ubwo ndi kumwe nyine n'ako kana kanjye k'imyaka 12. Ubwo nari ndi imbere nako kari inyuma, ubwo ndebye inyuma ngira ngo mushyire imbere, mbona ahagararanye nyine n'umukobwa kuko nari murutse we afite umusatsi mukeya, mbona ahagararanye n'umukobwa ufite menshi zigira ku kabuno. Ubwo umwana angeze ndamubaza se uriya mukobwa mwavuganaga iki muba hehe? Arambwira ngo yego kongo mama, ngo muzi ko ari mukuru wanjye, mukuru wawe ndetse Diane. Nise Diane kucyo tancuhuje mwuka byaramwe tikagira inkuru. Ubuse kucyo umwana wanjye tancuhuje. None Diane we muhuye na rugumumenyi? Diane ngiye duwe kwera ukuntu mbona yahindutse nyine, yishyizeho ibisuko n'ibindi. Yarahindutse, ntabwo upfa kumumenya? Ntabwo ngiye namumenya, niyo mpamvu nyine mfite ubwoba. Tunahuye
tunahuye yangirira nabi akaba yananyica bityo akaba yananyica ariko niragije Imana yonyine izajya ikomeza ijya indinda nta kundi nyine umuntu agomba kwakira ibishe. So rero nuko nguko bimeze wenda nibiba ngombwa tuzakora indi part 2 ariko ndifuza ko abantu bakurikiranye kino kiganiro bashaka yewe 5 cyangwa 10 ariko tugira umutima dufashe uyu mubyeyi muri kumva ko aba mu nzu y'ibihumbi 20 barenda kumukuramo byibuze agize nk'umugira neza witanga akamwishyira nk'amezi 5 ni yaba 3 yamufashije umubyeyi akabaho neza. Uri kumva ko umukobwa we avuga akamwanga ariko umukobwa nubwo mvuga ko amwanga naga mwanga kuko amwanza ahubwo nuko umubyeyi yabyaye umwana ahubwo akatara afite ubuzima bwo kumutunga cyangwa se atarafite ubushobozi bwo kumutunga umubyeyi ubushobozi ukamubana bukeya umwana bikavumuvamo nka murabizi ko ubushobozi rimwe na rimwe buragora. So mundifuza ko rero haboneka umuntu umwe byibuza muri kino kiganiro uri budufashirize uyu mubyeyi none umuntu yifuza kugufasha no batanga nimero ya telefone ayazakubonaho. Numero yanjye ni 078 7 4 9 yisubiremo 078 7 4 9 yego sawa urakoze cyane amazina y'Imana Rosa urakoze cyane yego.